Turagushuje mukundwa muri Kristo Yesu, tugwaye ikaze nanone ku isengesho ribohora official. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Duhaye ikaze abatumva muri mu gihugu cy'u Rwanda, abatumva muherereye hirya no hino mu isi mu bice bitandukanye by'isi ya rurema. Muhabwe umugisha n'Imana. Karibu muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Abakoze subscribe, abamaze kuba abanyamuryango w'isengesho ribohora official, Imana y'amahoro ibakorera ibitangaza, ibashimisha kandi ibahebye imitima yanyu ikeneye mu izina rya Yesu. Nawe umushyitsi uhageze, tugwaye ikaze ari ubwa mbere hano ku isengesho ribohora official. Nyuma yo kumva ijambo ry'Imana ndetse n'isengesho rica hano, ntuze kugenda nawe udakoze sabone cyangwa se subscribe, kugira ngo igihe cyose udukeneyeho utazajya uvuga ngo harya wa mukozi w'Imana namwumvise. Imana y'amahoro ikugirire neza. Reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Data wa twese muremye w'ijuru n'isi, tugarutse imbere yawe dukeneye ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byacu. Ijambo ryawe n'umutsima w'ubugingo, niryo ritunga ubugingo bwacu. Ijambo ryawe mwami ni umuriro ukongora ndetse n'inkota isumba izindi nkota zose, kuko ijambo ryawe ari inkota ifite ubugi impande zombi. Mwami, ijambo ritubwira yuko ritera rigahinguranya rigatandukanya umwuka n'ubugingo, umusokoro n'igufwa. Turasenze kugira ngo wohereze ijambo ryawe katika jina la Yesu, ritujijura, riduhumura izina rya Yesu Kristo, kandi ukoreramo kugira ngo ukize ubugingo bwa buri muntu wese uri hano ku isengesho ribohora official. Ugarutse nanone wongere kumwubaka, umwubakishije ijambo ryawe, umwubakishije imbaraga z'umwuka wera. Urakoze mwami, bana natwe kugeza dutangiye, kugeza dushoje. Uje hano ntasubire uko yaje, ni mu izina rya Yesu amazina yose, amen. Imana amahoro iguhe umugisha. Ejo twavuze uko mwanzi yashobora kwitambika mu nzira z'umuntu, akitambika inzira z'umuntu nyine akamubuza kwinjira muri destination yiwe. Uyu munsi icyo tugiye kuvuga, tugiye gusobanura ukuntu ko bidashoboka ko umwanzi akwitambika imbere atabanje kurwanya cyangwa se kwitambika igice cy'umuntu cyitwa ubugingo. Ubundi umuntu agabanyijemo imigabane itatu y'ingenzi. Umuntu agabanyijemo imigabane itatu y'ingenzi, ariko akagaruka kitwa umuntu umwe. Hari igice cyitwa umwuka, hari ikindi cyitwa ubugingo. Ibyo bice mvuze uko ari bibiri bikaza bikicazwa mu mubiri. Umubiri wavanywe mu butaka, ariko umwuka hamwe n'ubugingo byaturutse ku Mana. Iyo mwuka hamwe n'ubugingo byaturutse ku Mana niwe muntu nyakuri rero. Ubundi umubiri ni ikote, ni inzu umuntu nyirizina atuyemo. Rero mu isi y'umwuka, iyo usomye ukagenzura cyane, ubona ko Bibiliya yibanze ku kintu cyitwa ubugingo cyane. Yagiye igaruka ku kintu cyitwa ubugingo cyane. Ubugingo yabuvuzeho kenshi gashoboka, ndetse ku buryo Bibiliya ivuga ku bugingo inshuro zirenga 488. Inshuro 488 Imana hose ni kubivuga ku bugingo. Iyo utangiye usoma ijambo ry'Imana, ubona hari ahantu itangira ivuga ngo ubona hari ahantu Imana irema umuntu ikavuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Uwo mukungugu wo hasi rero, uwo muntu urimo uravugwa ntabwo ari umuntu nyamuntu, ni umubiri. Ahubwo
umuntu uvugwa iravuga ngo imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo busima. Bivuga ngo hari umwuka udafite ubugingo ariko hakaba n'umwuka w'ubugingo. Kugira ngo dusobanure ubugingo ni ukuvuga ngo bufatanye na sipiriti y'umuntu, hari ahantu buzirikiye ku mwuka w'umuntu. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Bivuga ngo umwuka w'ubugingo umaze kumanuka ukoherezwa mu cyari kimeze nk'ikibumba, mu mukungugu wari wamaze gufunyangwa uri aho ngaho, umuntu yahise agira ubugingo busima. Umuntu abasha kumva, umuntu abasha kubabara, umubiri ubasha nyine kunyeganyega, umubiri ubasha gukora. Bivuga ngo rero ubugingo ni moteri y'umubiri, y'ubugingo butari mu mubiri, umubiri upfuye. So none iki gice rero cyitwa ubugingo kigabanyijemo ibindi bice bindi. Nanone ubugingo bw'umuntu ni bugari, ni bunini cyane, nabwo bugabanyijemo ibyumba. Mu bugingo bw'umuntu hagabanyijemo igice twita umutima, hagabanyijemo igice cyitwa ibitekerezo, hagabanyijemo igice cyitwa amarangamutima, hagabanyijemo igice cyitwa ubushake. Noneho rero mu bushake niho Imana yamanuye imigambi yose yayo iyitereka mu bugingo bw'umuntu. Mu bushake niho Imana yabitse imishinga n'imigambi nyamukuru mu buzima bw'umuntu cyangwa se mu muntu. Iyo ugenda usenga wegera Imana kugira ngo Imana ikugeze mu mugambi wayo, ikuzamuramo ubushake runaka. Umusore arakura, igihe cyagera cyo gukura, niba Imana irimo iramusunikira kubaka urugo, muri bwa bushake bwiwe mu gice cy'ubugingo akumva agomba gushaka, kumva muri we hazamutsemo umugambi wo kubaka urugo. Ibyo biba biri mu cyitwa ubushake bw'umuntu. Ni ubushake, ubwo bushake buba mu gice cyitwa ubugingo. Dukomeje nanone twavuze ko mu bugingo ariho hari n'ibyo bitekerezo. Twavuze ko mu bugingo ariho hari n'ayo marangamutima. Marangamutima ushobora kukumenyesha kuba wishimye cyangwa ubabaye, unezerewe, ufite agahinda. Icyo gice cyitwa amarangamutima gipakiyemo ibyo ngibyo. Dukomejemo imbere aho ngaho mu bitekerezo nyine by'umuntu, niho ushobora kubika ibyo wabonye, ibyo wumva, byose biragenda bikisevinga aho ngaho mu gice cy'ibitekerezo byawe. Muri icyo gice cy'ibitekerezo byawe hakaba hari n'urundi rugingo rwugufasha kwibuka, rushobora gukangura ukibuka nyine ibyo wagize gute, ibyo wasevinze mu ntekerezo zawe cyangwa ibyo wabitse mu bitekerezo byawe. Muri icyo gice cy'ibitekerezo ni ukuvuga ngo rero mu isi y'umwuka ntibijya bibaho ko ushobora kugira ibintu byanga hano mu isi bikunanira. Kugira ngo hagire ibintu bikunanira byanga hano mu isi, kugira ngo imivumo wenda yoherwe gufate, imyaku, imikoshi, cyangiro, igisuzuguriro, umwuka wo guferinga cyangwa gutsindwa, kunanirwa, gucika intege, ubukene n'ibindi byose, kugira ngo bifate wa muntu, ntabwo bifata umubiri buriya. Ibyo byose kugira ngo bifate mu isi y'umwuka ni ngombwa ko mu gice kindi cy'ubwami bw'umwijima, mu gice cy'ubwami bw'umwijima, kugira ngo bakubohe, bakuzirike, bakwangize, hagenza ubugingo bwawe. Umurozi abanza gushakisha ubugingo bwawe mbere y'uko ashakisha umubiri. Abanza kugusoma wowe mu mwuka urinde, abasha gusoma wowe. Umurozi nyamurozi, iyo tuvuga umurozi utitiranya babarozi bahumanya ibiryo, umuntu akaba yafata nk'isumu akayishyira mu biryo ukarya ukaba wahura n'ibibazo,
oya bo nabagizi bana. Iyo tuvuga umurozi wundi ujye uvuga abarozi n'abakozi ba Satani, ni abantu bakoranye amasezerano na Satani, hanyuma mu isi y'umwuka barahindurwa baba abakozi ba Satani. So rero bakorera mu mwuka, bagakorana n'imyuka y'abadayimoni, bagakorana n'imyuka yaciriweho iteka b'abamarayika b'umwijima ndetse n'imizimu. Abo rero hari abajya mu ishuri rya kirozi bakiga uburyo bwo gukorana n'imizimu, uburyo bwo gukorana n'amagini, uburyo bwo gukorana n'ibiremwa by'umwuka bitaboneka. Noneho rero bya biremwa by'umwuka bitaboneka aribyo byaciriweho iteka imizimu, abadayimoni, bikabaha ubwenge, bikabaha ubushobozi bwo kuba bafata umuntu bakamugirira nabi mu isi y'umwuka. Ujye uhora uzirikana ko isi y'umwuka ni itegeko isi ngiyi iboneka. Nta kintu gishobora kuba hano mu isi kitavuye mu isi y'umwuka. Nta kintu gishobora kuba ku buzima bwawe kitavuye mu isi y'umwuka. Ibyo ucamo byose n'ibyo uhura nabyo byose, ndavuga ibibi n'ibyo ucamo byose n'ibyo uhura nabyo bisunikwa biva mu isi y'umwuka. Isi y'umwuka rero kutumvise bwa mbere, menya yuko isi y'umwuka irimo imigabane ibiri. Hari isi y'umwuka ya mbere twita ijuru, rituwemo n'Imana Data, n'Imana Data wa twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, ikaba Imana imwe rukumbi. Rikaba rituwemo n'abamarayika batandukanye, abasirafi, abakerubi, Gaburiyeli, abamikayeli n'abandi. Rikaba rituwemo nyine n'ibiremwa by'umwuka ariko byera bikiranuka, ari byo twabwiye ko ni ijuru ry'amahoro. Ni ijuru ry'amahoro. Aho ngaho nta ndwara zibayo, nta bukene bubayo, nta gupfa kubayo, nta bibazo bihaba. Hakaba rero indi si ya kabiri twita y'umwuka, rero twita ikuzimu. Iyo si y'ikuzimu mu yandi magambo tuyita isi y'umwijima. Ikuzimu hitwa isi y'umwijima. Rero navuga yuko nta kintu kibi gishobora kuba ku buzima bw'umuntu kitavuye muri iyo si y'umwijima. Ni ukuvuga ngo kiba cyazanywe n'imyuka mibi ku mwana w'umuntu. None ntibishoboka ko rero we hano mu isi wahura n'ibibazo bitandukanye, cyane cyane ibi bidacika, ibi bitavaho, ibi ushobora gushakira igisubizo kukibona, kugira ngo ugere ku gisubizo cyabyo bikagorana. Ibi bibazo hafi ya byose byose bituruka mu isi y'umwijima, biterwa n'abadayimoni, biterwa n'imyuka mibi twita abazimu cyangwa abadayimoni. Rero iyi si turimo nigarukaho ni isi ifite imibiri, ni isi y'abantu bambaye umubiri. Uwambaye umubiri wese rero hano mu isi agira imipaka y'ibyo adashobora kubona biba mu isi y'umwuka. Ibiba mu isi y'umwuka, aya maso y'umubiri ntabwo ashobora kugufasha kubona ibiba mu isi y'umwuka. Aya maso y'umubiri yaba ari igice cy'ikuzimu ntabwo yabibona, ntiyabona ibibera ikuzimu, ntiyabona n'ibibera mu ijuru. Amaso yawe aya y'umubiri yahawe imipaka yaho atagomba kurenga, kuko n'ay'umubiri n'ay'intege nke rero areba hafi cyane. Aya maso rero y'umubiri kuko areba hafi cyane abasha kukubeshya, abasha no kugushuka. Niyo mpamvu igihe cyose kuko umwana w'umuntu ari mu mubiri agira imipaka yaho atagomba kurenga, bimusaba kugira ngo igihe cyose uwita umwana w'umuntu uri muri uyu mubiri ukeneye kugira ngo agire aho ava n'ahagana, bisaba kugira ngo ajoininge isi y'umwuka imwe muri izo. Bimusaba kugira ngo agire isi yihuza nayo, wenda yihuze n'ikuzimu cyangwa yihuze n'ijuru. Noneho rero hari abamaze gufata ibyemezo bihuje n'ikuzimu, bakorana na Satani, babizi kandi babisobanukiwe. Ni ryari umuntu atangira gukorana n'ikuzimu? Ni igihe atangiye kwambaza
yahura n'ibibazo, yahura n'ibyago, yahura n'amakuba, yakenera gutera imbere, yakenera gushaka mbega bya byifuzo bye afite byose, yarwara agira gute, akayoboka cyangwa akiyambaza izindi mana zitari Imana umuremyi waremye ijuru n'isi. Urugero rwa hafi tuzi yuko abakera bose batubanjirije bizeraga ko abapfuye bakomokaho igihe batabaterekereye bashobora kugaruka bakabatera, bakabuza amahoro, bagatuma badahirwa, abana babo bakaba batakwiga ngo basoze, bakaba batahinga ngo beze, bakaba batakorora ngo bororoke, noneho bakazajya bakora imihango n'imigenzo yo guterekerera abo bitwa abakurambere. Icyo gihe rero umuntu wese waraciye muri izo nzira, nuvuga ngo ubugingo bw'abayabutanze kwa Satani, abayabutanze mu bazimu. Umuntu wapfuye akamanuka akajya ikuzimu ukamwambaza, icyo gihe wambaje abazimu, utaye Imana rurema. Noneho sasa ubugingo bwawe ubutanze ikuzimu. Icyo gihe ubugingo bwawe butanze ikuzimu, ububaye umutungo w'ikuzimu. Nubwo uri mu isi ariko uri imari ya Satani, uri umutungo wa Satani. Abagukomokaho wowe rero uzabateza ibyago, kuko n'ubundi muri iyo mihango yo kugiterekera no kubandwa no gukora iki, yasaga nko gusenga. Igihe uri kwambaza abazimu ukababwira uti ukababwira amagambo wenda ubasaba kugira ngo baguhire, amatungo yawe ntaramburure, imirima yawe uhinge weze, business yawe zigende neza, icyo gihe hari abahigaga n'imigo bakavuga bati n'abadukomokaho n'urubyaro rwacu turabubahaye. Ubwo urumva uwo muntu rero yagurishije ubugingo bw'ikuzimu, yagurishije ubugingo bwe kwa Satani n'abamukomokaho, kabone n'uwo muntu azaba yarapfuye, babandi bamukomokaho Satani azakomeza kubakurikirana kuko yabahawe na wa muntu wapfuye. Ngaho aho umwana w'umuntu azisanga rero se ntakiriho, sogokuru we ntakiriho, ariko arimo arahura n'ibitero, arimo ararwana n'abadayimoni atazi aho bafa. We ntiyigeze ajya kwa Satani, ntiyigeze ajya mu bapfumu, ntiyigeze aterekera, ariko ukabona urimo urahura n'ibyo utazi. Reka rero tuva aho ngaho, nari ndimo nkubwira ngo ubugingo bw'umuntu rero icyo gihe ni ukuvuga ngo uhereye igihe utangiye guterekera cyangwa kuraguza cyangwa kugira amagambo nk'ayo uvugwa, uyerekeza mu bazimu, uyerekeza ku zindi mana zitazwi, ubugingo bwawe wowe w'imbere, ubu kimwe mu bice bikoze wowe w'umwuka, ubugingo bwawe ubu butanze mu isi y'umwuka yitwa ikuzimu. Noneho kuko ubugingo bwawe butanze mu isi y'umwuka yitwa ikuzimu, iyo kuzimu ikugiraho ubutware, ikugiraho ubushobozi, ubu umutungo wayo, kugeza igihe wemeye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukamuharira ubugingo bwawe ukabumuha nawe. Icyo gihe iyo ufashe ubugingo bwawe ukabuha Yesu Kristo, uba winjiye mu rugamba rwo kugira ngo uvanwe mu maboko y'ikuzimu, wiyegurira Imana Data twese umuremyi w'ijuru n'isi, noneho uwo mwana w'ijuru cyangwa uwo mwana wo mu bwami bw'ijuru, uwo mwana w'ijuru mu yandi magambo. Rero ubugingo turi hano mu isi nibwo buhigwa cyane, ubugingo nibwo buhigwa cyane. Ntibishoboka ko umurozi yakuroga ngo akuroge nk'indwara ifata umubiri, ibibazo bize bigaragare ku mubiri wawe, hatabanje kubaho kunyagwa no gufatwa mpiri ku bugingo bwawe. Habanza gushakishwa icyitwa ubugingo bwawe. Iyo ubugingo bwawe rero bwafashwe, byoroha no gufata icyitwa umubiri, kuko umubiri kugira ngo ukore, kugira ngo wishime, kugira ngo ubuje ugende, kugira ngo urebe, kugira ngo uvuge, nuko ubugingo bwawe buba ari buzima. Mu isi y'umwuka rero kugira ngo umubiri ufatwe, muri make mvunaguye, habanza
gushakisha icyitwa ubugingo. Ubugingo rero bubonwa ryari? Igihe nyir'ubwite, nyir'ubugingo nta bumwe buhagije, nta bumwe bufatika afitanye n'Imana. Iyo udafite ubumwe n'Imana, udafite umubano n'Imana, utubatse ubusabane bukomeye kandi buhoraho hagati yawe n'Imana, byorohera Satani n'abakozi be kubona ubugingo bwawe. Iyo tuvuga ubugingo, ni ugukurura we no kugushika, bakareba mu mutima wawe, bakareba mu bitekerezo byawe, bagasoma wowe, bakamenya ngo urinde mu myaka 5, urinde mu myaka 10, urinde mu myaka 30. Noneho sasa bagatangira gukombata no kurwanya ubuzima bwawe mu isi y'umwuka. Uzabibwirwa n'iki ko ubugingo bwawe burwanywa mu isi y'umwuka? Inzozi zawe zizabikwereka. Urota urya, urota unywa, urota uri mu mashyamba, urota uri mu misozi, urota usambana, urota inzoka, urota ibikoko, urota inyamaswa, urota uri mu byaro by'iwanyu, urota uri mu matongo, urota uri kugwa mu mwobo, urota uri kuguruka. Mbega inzozi zawe zibari mbi. Noneho kutarota mu buzima bwa hano mu isi, yani uhura n'icy'abasware bita changamoto kubwa sana. Tangira guhura mu guca mu bihe bigukomereye cyane, bihe bigoye, bihe bamwe mu bantu ashobora no kuba yakwifuza gupfa akava muri ubuzima. Icyo gihe ni kuba mu isi y'umwuka hari abantu baba bafite, hari abantu baba domina ubugingo bwawe. Kandi gitangaje, mu isi y'umwuka hari ababa barimo barenjoyinga ya mibabaro urimo uracamo. Mu mibabaro urimo uracamo, mu bihe urimo uranyuramo, hari ababa bishimye mu cyimbo cyo kubabara kwawe. Mu isi y'umwuka rero, reka mbere yuko nkomeza, reka dusome ibyanditswe byera. Turaza kureba ibyanditswe, turebe ukuntu ubugingo bw'umuntu bushobora kumuvanwamo n'uburyo bushobora kumusubiramo. Turaza kureba uburyo abantu bashobora kubutega ibico. Turaza kureba ukuntu umuntu bashaka kugira gute kubikira ubugingo bwe. Ibyo byose ubyumve ni ibintu biba mu isi y'umwuka. Hanyuma turasoza mu gusenga, turaza gusoreza mu gusenga. Bambe Imana amahoro iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Reka duhere mu gitabo cya Zaburi ya 71. Zaburi ya 71. Zaburi ya 71 kuva ku murongo waho wa 4 hatangira avuga ngo, Mana yanjye nyarura mu maboko y'umunyabyaha, nyarura mu maboko y'umunyarugomo ukiranirwa. Kuko ari we byiringiro byanjye, Mwami Uwiteka, ni wowe nizera uhereye mu buto bwanjye. Ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye. Ni wowe wankuye mu nda ya mama, nzajya ngushima iminsi yose. Ndi ishyano ritangaza benshi, ariko ni wowe buhungiro bwanjye bukomeye, akanwa kanjye. Turabona hano Dawidi arimo arasenga muri Zaburi ya 71. Atangira avuga ngo, akanwa kanjye kazuzura ishimwe ryawe n'icyubahiro cyawe umunsi wire, ntunte mu gihe cy'ubusaza. Hano yarakiri umusore, ariko arimo arasengera ubusaza bwe, arimo arasengera destine yiwe yo mu mpera z'ubuzima bwe. Kavuga ngo, ntunte mu gihe cy'ubusaza, ntundeke mu gihe intege nke zanjye zishize. Aracyasengera igihe cy'intege nke zaba zishize. Akongera ngo, kuko abanzi banjye bumvaga abubikira ubugingo bwanjye bajya inama bati. Hano arakuruye mu isi y'umwuka, arimo arareba mu isi y'umwuka n'iki kiri kujya imbere. Amaso ye arenze ibyo ay'umubiri amwereka. Arebye hirya y'amaso, arebye hirya y'umubiri, arebye hirya y'umubiri, atangira abona ko abanzi be
hari ibyo bavuga ngo abubikira ubugingo bwanjye bajya inama bati, kumbe mu isi y'umwuka bajya bajya inama, abantu bakajya inama, abadayimoni bagakora inama, barozi bagakora inama z'uburyo wafatwa, z'uburyo wakwamburwa ubugingo, z'uburyo wakwamburwa imibereho, z'uburyo wasenyerwa urugo, bakajya inama y'uburyo bakurindagiza, bakajya inama y'uburyo bagutera amapararize, amastroke, ibirwara bitandukanye. Izo nama zigakorwa, inama zo kukugirira nabi. Noneho sasa ariko wumvise ko hano ari kuvuga ngo abubikiri, nuba babubikiriye ubugingo bwawe. Shuti mukundwa, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikuvuga ngo ba maso kandi usenge. Bivuga ngo haraba bakubikiriye utazi mu isi y'umwuka, mu isi yaho utarebe utabona, mu isi yaho utarora. Hari ibiremwa by'umwuka, hari imyuka idafite umubiri, idafite amaraso, ibasha kubikira ubugingo bwawe. Yamara kubikira ubugingo bwawe, ibigamije kugira ngo iburimbure, ibwangize, ibwonone, ibigambire kugira ngo iteze utubazo dutandukanye twatuma ubwawe uyiyoboka, uva ku Mana yawe ugasanga uyobotse abadayimoni. Nuvuga ngo rero sasa urasabwa kuba maso kandi ugasenga. Niyo mpamvu hano rero Dawidi yasengaga avuga ngo nune no mu gihe cy'ubusaza ntundeke, no mu gihe intege nke zizaba zishize, ngo kuko abanzi banjye bumvaga abubikira ubugingo bwanjye bajya inama bati, Imana yaramuretse, mumwirukane mumufate kuko atagira uwo kumukiza. Hari igihe abadayimoni hirya y'aho amaso yawe atabona, abarozi, abadayimoni, imyuka y'ikuzimu izamuka ikavuga ati noneho twamufata, Imana yamutaye, twamufata ntawe kumukiza uhari, ikakwataka. Ariko yirengagije yuko ufite umukiza Yesu Kristo. Humura, dufite umurengezi ari we Yesu Kristo. Kuko hano numva arimo Imana ngo baribwiraga ngo Imana yaramuretse, noneho ngo mumwirukane mumufate kugira ngo, kuko ntawe kumukiza. Satani abashaka gufata ubugingo bwawe, barozi babashaka gufata ubugingo bwawe ngo babukoreshe uburetwa, babushyire mu bubata. Ndagusengera muri Kristo Yesu kugira ngo niba uri kunyumva, ubugingo bwawe bwaraguye mu gico cy'abambuzi, mu isi y'umwuka ubugingo bwawe bwarafashwe, warafashwe mpiri, inzozi zawe zikwereka ko wafashwe. Ndagusengera kugira ngo aho wafatiwe umuriro w'Imana umanuke utwike ibikuzengurutse utabonesha amaso yawe, ibifasha ubwenge bwawe, ibifasha umutima wawe, ibifasha ubwenge bwawe, ibifasha amarangamutima, ibifasha ubushake muri wowe, birekure mu izina rya Yesu Kristo, birekure kano kanya. Ntabwo Satani yapfa kuguteza ibibazo atabanje gufata ya mivumo yose twahoze tuvuga, imivumo, ibyo bohera, byo batongera n'ibiki, bifata ubugingo n'ibufata umubiri. Nongere mbisubiremo, buriya mbere yuko indwara zigaseruka ziba zabanje, nuvuga ngo mu isi y'umwuka ngi Imana yanyeretse za laboratoire zikuzimu zikora iki, zikora indwara, zikora amavirusi akazamurwa mu isi, agasunikwa mu isi, akarekurwa mu isi. Noneho sasa ya mavirusi yarekurwa mu isi akaza ubwo nyine kugira ngo akugeraho agufate, bisaba kugira ngo habe umwagenti uhagarariye kuzimu, uzakuyoboraho ya mavirusi, uzakuyoboraho za ndwara, uzakuyoboraho ya myuka mibi, akayigusunikira ikaza ikinjira mu mubiri, igahinduka virusi, ugasanga umuntu yafashwe n'uburwayi runaka. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, wowe uri kuntega amatwi, imbaraga z'Imana zimanuke zigutandukanye na buri virusi yose yinjiye mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Impamvu usabwa kuba maso nuko ubundi umwuka iyo wamaze kwinjira mu mubiri w'umuntu, gusohoka bibi nta rugamba. Gusohoka muri uwo mubiri bisaba intambara ikomeye, y'umwuka wamaze kwinjira, bigusaba intambara kugira ngo gusohokemo, kuko ntabwo uba ushaka kuvamo. Yesu ubwo yaravuze ngo dayimoni ivuye mu muntu igenda izerera ishaka uburuhukiro ikabubura, ikavuga ngo uwasubira ahandi twahoze. Badayimoni iyo bavuye mu muntu, ashobora kuba ari dayimoni iteza uburwayi, ashobora kuba ari dayimoni iteza ubukene, iteza ubumuga, iteza iki, yihinduye virusi, yihinduye iki, iyo ikubiswe igasohoka mu mubiri wawe, igasohoka amaraso yawe, uri imyuka
iyo yamaze kwinjira ubundi imyuka mibi yicara mu maraso y'umuntu. Iyo hamaze gufatwa ubugingo bw'umuntu, imyuka mibi ikorera agenda ikicara mu maraso y'umuntu, ari wo mubiri w'inyama w'umuntu. Ariko haba habanje gufatwa mu isi y'umwuka, haba hari imbaraga zarwanyije ubugingo bwawe zigatsinda ubugingo bwawe. Hari imbaraga ziba zarwanyije agakiza kawe, zikarwanya kwizera kwawe, zikarwanya ibyiringiro muri wowe, zikarwanya ibihe byo gusenga muri wowe, zikakunesha. Zamara kukunesha ubugingo bwawe bwatsindwa, noneho zikabona uburyo zidomina amaraso n'inyama. Rero ndagusengera kugira ngo imbaraga y'umwami Yesu kubohore wowe turi kuvuga, wowe uri kunyumva mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero dukomeze twari tugeze ku murongo wa 13 aho Dawidi avuga ngo abanzi b'ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni barimbuke, abashaka kungirira nabi bambi kubitutsi n'igisuzuguriro. Urumva hano Dawidi arakwereka ngo babanzi be nta kindi bashakaga, ngo abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni. Mu isi y'umwuka nakubwiye ngo nta kindi abaruzi baba bashakisha, baterana barondera bashakisha icyitwa wowe w'imbere. Ni ubugingo, ni wowe w'imbere muri bya bice bikoze umuntu nyamuntu. Mbere yuko bataka umubiri babanza wowe w'imbere, bagaca intege ubugingo bwawe. Mu bugingo bwawe bazakuvanamo kwizera, mu bugingo bwawe bazakuvanamo isengesho, mu bugingo bwawe bazakuvanamo imbaraga z'ijambo ry'Imana. Umutima wawe bawubikemo intimba n'agahinda, bawubikemo ibintu byose, bawudepemo ibintu by'imbura mu maro, bawukuremo icyitwa ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niri kuvamo bihe byo gusenga bitakurimo, kwizera kutakurimo, basimbuza ibindi bintu. Iyo bagukuyemo ibyo barakuvunjira bakagushyiriramo ibindi. Ashobora kugushyiramo amaganya mu mutima, ubwoba mu mutima, ibyaha bikaza bikinjira mu bugingo bwawe, ugasanga byicaye muri wowe. Bya byaha byose byamara guhinduka, byamara kubona icyicaro muri wowe mu isi iriya y'umwuka, mu gice cya Satani. Kuko nta kintu cyo kukurengera kiba gihari igihe ibyaha byacuze umwijima mu mutima wawe. Myuka ya Satani none itangira kukukoresha, itangira kugukiniraho uko yishakiye. So gutsinda imyuka rero, kugira ngo gutsinda imyuka mbere ibindi byose bigusaba kugira ngo bwa bugingo bwawe ubwinjizemo Yesu Kristo. Yesu Kristo noneho nawe umwegurira ubugingo bwawe bwose, abuhindure, yirukana ibyaha byose mu bugingo bwawe. None ubugingo bwawe busigare bwuzuyemo umucyo, busigare bwuzuyemo umucyo, bwuzuyemo imbuto z'umwuka, bwuzuyemo ijambo ry'Imana, bwuzuyemo ibihe byiza byo gusenga, cyangwa bwuzuyemo isengesho. Tukomeje rero, ndagira ngo nkwereke rero ko ubugingo bw'umuntu bushobora kumuvamo cyangwa bukamusubiramo. Ubugingo bw'umuntu bushobora kumuvamo cyangwa bukamusubiramo. Ahangaha Dawidi yaturekaga yuko yatsengeraga abanzi be, ngo abanzi b'ubugingo bwe yatura ngo bakorwe n'isoni barimbuke. Abashaka kumugirira nabi, ni ukuvuga ngo ntabwo mu isi y'umwuka ubugingo butafashwe, ugirirwa nabi ari uko hafashwe ubugingo. Mu isi y'umwuka ikiba gikingiye wowe mu mwuka, gikingiye bwa bugingo cyavaho noneho mu mubiri, bakabona uko bakora ibyo bakora. Ndagusengera kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo umwami Yesu akubambira amahema, ijuru rikuzenguruke, ibirimi by'umuriro bikuzenguruke iburyo n'ibumoso, inkuta z'imiriro zikugote, ibisenge by'umuriro bikugote. Abashaka ubugingo bwawe babubure mu izina rya Yesu. Reka dusome Abami ba mbere, igitabo cy'Abami ba mbere mu gice cyaho cya 17. Abami ba mbere gice cya 17 kuva ku murongo waho wa 21. Abami ba mbere gice cya 17 kuva ku murongo waho wa 20. Ariko reka duhere ku murongo wa 20. Ngo ahera ko atakambira Uwiteka
ati ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wancumbikiye nawe umuteje ibyago umwicira umwana, maze yubarara ku mwana gatatu atakambira Uwiteka ati ayi Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. Murongo wa 22 ngo Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo arahembuka. Urumva ko ubugingo bw'umuntu cyitwa gupfa n'ubugingo bw'umuntu bumuvamo. So ubugingo bwa rero bushobora kukurwa mu mubiri wawe bukajya hanze y'umubiri, cyangwa se bukongera bugasubizwa mu mubiri wawe. Abarozi b'ingibi rwose babasha kubikora cyane. Ushobora kuba uryamye wowe usinziriye, umurozi akaza akagira gutya, akagira ikiganza cyawe hejuru yawe akaguhamagara. Yaguhamagara ubugingo bwawe akabubyutsa muri wowe, umubiri ugasigara mu buriri bwawe. Cyangwa se ushobora kubona nicaye mu ntebe, umurozi akaza agahamagara ubugingo bwawe akabukura muri wowe wicaye mu ntebe, aho ngaho ugasigara muri iyo ntebe ukitwa ngo urasinziriye. Agahita gutwara mu isi y'umwuka, ubugingo bwawe akabutwara mu isi y'umwuka, bugakorerwaho imihango ya kirozi, ukaba warogwa. Wamara kurogwa bamaze kugukoreraho imihango itandukanye y'ubwoko bwose bunyuranye mu isi zabo, bakongera bakakugarura ugasubira mu mubiri wawe. Ugasubira mu mubiri wawe wowe utazi byabaye. Bamwe muri mwebwe abanyumva hari abakorerwa izo tekinike, uryama gato gusa isi y'umwijima ikakugabaho igitero, barozi bakakugabaho igitero. Kenshi na kenshi babikorera umuntu baba baramaze gukorera icitwa indererwamo za kirozi, yani viyo vya kichawi. Baba barakoze, yani abarozi buriya bagira tekinike, bagira tekinoloji yo mu rwego rwo hejuru. Hari ababa bafite ibyo twita kiyo cya kichawi cyangwa se indererwamo za kirozi, hari ababa bafite za radari, hari ababa baraje bagasetinga iminara aho utuye kugira ngo bakurikirane ibikorwa bya buri munsi, bamenye uraryamye urasinziriye mu isi y'umwuka, n'uvuga ngo ubugingo bwawe babudomina. Ndavuga ku muntu cyane cyane, ibi bikorerwa umuntu cyane cyane abantu bavutse mu miryango bagasanga iraterekera abantu ngirikaraguza, ariko cyangwa se bakaba baragiye bajya mu bintu by'abapfumu cyane. Hanyuma muri ibyo bintu by'abapfumu cyane noneho ntibace muri deliverance, ntibinjire bakinjira mu gakiza ariko batabanje guca muri deliverance. Deliverance nimvuga deliverance umve n'amasengesho yo kubohorwa, ariko hari deliverance igice cya mbere yibanze, hakaba na deliverance ihoraho ya buri munsi, ariko wabanje gukorerwa deliverance yibanze. Noneho aba bantu rero bivuga ngo nk'aba bantu bavutse muri iyi miryango iterekera ibandwa ikaraguza n'ibiki bintu nk'ibyo twatangiye tubivugaho, nuvuga ngo bavuka n'ubundi bari mu bwami bwa Satani. Satani ababona nk'imari yabo, avuga ati uyu nguyu sogokuru we yaramumpaye, ise yaramumpaye, nyina yaramumpaye, imiryango avukamo yaramumpaye. Umuntu nkongore mu isi ikuzimu baramukurikirana cyane, kuko rimwe na rimwe usanga mu kumukurikirana kwe babashingiye ku masezerano sogokuru wabo cyangwa ababyeyi babo bakoranye n'abasatani. None ukaba wasanga wari murakurikiranwa na impamvu Satani atakuvaho, imyuka itakuvaho, uriyiriza ugasenga imyuka ntigende, urasenga ukagira gutera ukumva wapi ibitero bigakomeza kubitero. Kenshi na kenshi ni ukuvuga ngo nuko uri mu isezerano. Satani uvuga ngo hari isezerano abakishyuza ku buzima bwawe, agukurikirana ashingiye ku isezerano yakoranye na sogokuru. Umunsi sogokuru yaterekeraga cyangwa so akavuga ati mbahaye urubyaro rwanjye n'abankomokaho kugira ngo nabo muzabahire, abazanga kubakorera muzabakubite, abazanga kubakorera muzabahane. So ugasanga none urimo urahura n'ingaruka z'iby'ababyeyi bakoze utazi ko bagutanze kwa Satani, ukaba uri mu isezerano rya Satani. Ejo tuzabisubiraho, tuzagaruka kuri iki kintu kugira ngo tukirambure neza. None mu isi y'umwuka nuvuga ngo ubugingo bwawe buba buri hariya mu isi y'ikuzimu buburanwa. Urambwira ngo ubugingo bw'umuntu bushobora kuba buri kuzimu cyane. Reka ngusomere rwose kugira ngo byumve neza. Ntago
Beka mbigusomere rwose. Ubwo twarimo turareba ukuntu ubugingo bw'umuntu bushobora kumuvanwamo bukajyanwa hanze y'umubiri we, kimwe nuko bushobora kumugarukamo. Kandi n'ubundi icyo twita gupfa ni ubugingo bw'umuntu buva mu muntu bukagenda butazagaruka. Iyo umuntu azutse nibwo tuvuga ngo aba nyine yongeye kubaho, ariko ubundi gupfa ni ubugingo bw'umuntu bumukurwamo bugatandukanywa n'umubiri we. So nuvuga ngo rero ubugingo bw'umuntu bushobora gukurwamo n'abarozi bakabutwara burundu butagaruka mu mubiri w'umuntu. Imana nayo ishobora kubutwara ikabukura muri wowe ikakujyana burundu umubiri wawe ukagenda ugashingurwa, ari Imana ikwitwariye. Satani, iyo tuvuga abarozi ujye wumva yuko ari Satani nyine wagukuramo ubugingo bwawe akabujyana. Abarozi nyine, Satani aca mu barozi bakaba bagukuramo ubugingo bakabutwara ugapfa, byitwa ngo urapfuye, ariko udapfuye ahubwo ari abarozi bagucomoye ubugingo bwawe bakabutwara. Kimwe nuko ushobora gupfa ugapfa ari ubugingo bwawe butwawe n'Imana, gutyo ibintu nk'ibyo. Kimwe nuko ushobora gupfa ubwawe ari wowe wikuyemo ubugingo. Noneho sasa reka dukomeza ahangaha. Icyo twavugaga nandi mvuze ngo ubugingo bw'umuntu bushobora kujya ikuzimu se cyane. Zaburi ya 30 kuva ku murongo, Zaburi ya 30 kuva ku murongo wa 4. Aho no hatureka ko ubugingo bw'umuntu bushobora rwose kuzirikirwa cyangwa gufatirwa hariya ikuzimu. Ukaba waba uri hano mu isi ariko ubuzima bwawe buri kuzimu mu nshuti yanjye. Imana igubohore mu izina rya Yesu, igukure mu maboko y'ikuzimu bayo nyumva, ukaba wibona ko ubuzima bwawe busa nkaho buri kuzimu, imbaraga z'Imana zibukure mu izina rya Yesu. Zaburi ya 30 kuva ku murongo waho wa 4. Zaburi ya 30 kuva ku murongo waho wa 4. Ariko reka tuhere ku murongo wa 2. Ngo Uwiteka Mana yanjye naragutakiye urankiza. Ngo Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu, wankijije urupfu ngo ne kumanuka nkajya muri rwa rwobo. Umvira ijambo, ni Dawidi ngo Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu, wankijije urupfu ngo ne kumanuka nkajya muri rwa rwobo. Urumva hano Dawidi aravuga ibintu bigera muri 3 Imana yamukijije. Aravuga ko Imana yakuye ubugingo bwe ikuzimu. 2, imukiza urupfu. Hari ibintu birumva yamukuye ikuzimu imukiza urupfu. 3, ngo kugira ngo atamanuka akajya muri rwa rwobo. No kuvuga ngo ugeze hari ikuzimu hari na kuzimu y'urwobo. Iyo kuzimu ugeze iyo mwisi y'ikuzimu hari kuzimu, ariko wagera ni kuzimu hari n'urundi rwobo bamwe bajya batabwamo iyo mwisi iyo mwijima cyitwa ikuzimu. Nicyo hano Dawidi rero akubwira ngo wakijije ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu, uburinda kumanuka, ngo ubukiza n'urupfu uburinda kumanurwa muri rwa rwobo. Ntabwo avuga ko umubiri yego nimva yakwitwa urwobo n'ubundi bari umwobo, ariko mu isi y'umwuka noneho simvuga uriya mwobo wimva ugaragara. Mu isi y'umwuka mu gice cya kuzimu hari ikuzimu, hakaba n'urwobo, hakaba n'urupfu. Ibi byose rero bishobora gufata ubuzima bw'umuntu. Mu isi y'umwuka ubugingo bwawe abarozi barabufata bakabutanga ikuzimu, abakwanga bagufata bakagutanga ikuzimu, ugasanga urimo urarwana n'intambara na kuzimu ariko utazi ibyo urwana nabyo. Nje kugusobanura kugira ngo rero umenye inkomoko y'ibyo urwana nabyo. Igihe kenshi na kenshi buriya wibona mu ntambara zitandukanye mu nzozi zawe, ujye umenya ngo ukabona urarya uranywa uragira gute. N'abarozi babaje bagatwara ubugingo bwawe bakakujyana mu isi yabo, aho bakorera shuguri zabo, imirimo yabo, bakakugaburira. None muri uko kukugaburira winjijwe mu isezerano, barimo barakwinjiza mu masezerano na Satani. Uriye ibiryo by'ikuzimu, uriye ibiryo bya Satani. None muri uko kurya ibiryo bya Satani ubugingo bwawe nibwo buriye, burindizwa mu isezerano na kuzimu rero, kuko wariye ibyahariya kuzimu.
buri warose usambana, ubugingo bwawe bwasambanye kuko bwahuye n'umuntu muraryamana mu isi y'umwuka, uryamanye n'ikindi kiremwa, mwinjiranye mu isezerano. Iryo sezerano rero igihe ridasheshwe, za mbaraga z'ikuzimu n'iz'abarozi zizakugiraho uburenganzira, zikugireho ubutware, zikugireho ubushobozi, kugira bigusaba kugira ngo usenye rya sezerano ubugingo bwawe bwinjishwemo ryo kurya no kunywa mu isi y'umwijima. Uba wariye mu isi y'umwijima, kandi ibyo uba wariye ni ibiryo by'abadayimoni, ni ibiryo bya Satani. Ijambo riravuga ngo nimugasangire n'abadayimoni. Usangiye n'abadayimoni, usangiye n'imizimu, usangiye n'abarozi, bakugiraho ubutware, bakugiraho ububasha. None ibyo rero biba birimo birakorerwa ubugingo bwawe, ntabwo biba bikorerwa umubiri wambaye, bikorerwa ubugingo bwawe. None iyo ubugingo bwawe bukugarutsemo witwa ngo urakangutse, ni ukuvuga ngo niho uzasangaho ikida, urumva inda yabyimbye, rimwe na rimwe abandi ukumva umeze nk'uwakubiswe, ubundi ukumva ntushaka no gukomeza ukiryamira, ubunebwe ni bwinshi, ubundi watangira gusenga ukumva wapi, bitotsi urasenga ariko bitotsi ni byinshi, ukumva ibintu byo gusoma ijambo ry'Imana birimo biragushiramo, kumva ubutumwa bwiza ukumva iby'Imana birimo biragenda utakibikeneye. Uwo muntu mu isi y'umwuka ubugingo bwe buba bwamaze guhambirirwa ikuzimu, buba bwamaze gufatwa ikuzimu. So ubugingo bw'umuntu rero babyumvise ko bushobora kuba bwafatirwa ikuzimu, bwagukurwamo bukakugarukamo, bwajyanwa ikuzimu, ndetse n'ikuzimu bushobora kuvayo, kuko twabonye Dawidi avuga ngo ubugingo bw'Imana yabukuye ikuzimu, iburinda kumanurwa, ibukiza urupfu, iburinda kumanurwa muri rwa rwobo. Niko Dawidi yavuze muri Yesaya, muri Zaburi igice cya 33:4. Noneho rero sasa dusoreza muri Zaburi ya 49, turabona yuko rero ko kuzimu ifite amaboko, kuzimu ifite amaboko. None aya maboko y'ikuzimu ashobora nanone kugaruka agafata iki, agafata bwa bugingo nanone. Hanyuma nyuma y'icyo cyanditswe nitumara kugisoma, turafata umwanya wo gusenga kugira ngo imbaraga z'umwami Yesu zimanuke zicagagure ibifasha ubugingo bwawe biri kuzimu mu izina rya Yesu. Zaburi ya 49:16, Zaburi ya 49:16. Ubu ni ubutumwa buri muntu wese atapfa kumva, kuko hari abantu baba bashaka kumva iby'ibitangaza gusa. Zaburi ya 49:16 ni ubutumwa bwumva abantu bakuze. Zaburi ya 49:10, reka duhere ku murongo wa 15. Ngo ariko Imana izacungura ubugingo bwanjye ibukure mu kuboko kw'ikuzimu, kuko izanyakira. Reka dusome uyu murongo wenyine. Ngo ariko Imana izacungura ubugingo bwanjye ibukure mu kuboko kw'ikuzimu, kuko izanyakira. Urumva rero mu isi y'umwuka muruza ashobora kugutanga amaboko y'ikuzimu akagufata, agafata ubugingo bwawe. Amaboko y'ikuzimu agafata ubugingo bwawe, ubugingo bwawe bwafatirwa ku bicaniro by'abarozi, bugahambirirwa ku bicaniro by'abarozi. Ubugingo bwawe bushobora guhambirirwa mu mwishyamba, mu misozi, mu migezi itemba, bushobora guhambirirwa ahantu hatandukanye, mu bizu bitagira abantu, bitabamwe abantu, no mu matongo. Ubugingo bwawe bushobora kumanurwa rwose bukazirikirwa ikuzimu bakabufata. Noneho hano ku isi ukabaho utigenga, ukabaho nta mudendezo ufite, ukabaho ukontororwa na yasi y'umwijima. Yesu rero ijambo rye muri Yesaya rivuga yuko yazanywe no kugira ngo acingurire abari mu nzu z'imbohe, kandi ahoze abarira ndetse atangarize imbohe ko zibohowe. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Icyo ni icyanditswe kiri muri Yesaya mu gice cyaho cya 60 aricyo tugiye gusengeramo. Hanyuma dusoze icyigisho cy'uno munsi, cyangwa se dusoze uyu munsi wacu, dusoreze inyigisho yacu muri iki cyanditswe.
Yesaya 61 ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari kuri jye kuko yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima yabo, kumenyesha imbohe ko zibohowe no gucingurira abari mu nzu y'imbohe. Ubugingo iyo bwafashwe rero wibuke ko mu bugingo harimo akakantu twavuze ko habamo n'igice cyitwa umutima, icyumba cy'umutima, habamo icyumba cy'umutima. Ngo rero umutima w'umuntu, y'ubugingo bw'umuntu bwafashwe uraraswa cyane bagashakisha uburyo umutima nawo bawusenyagura, bawusenyesheje imyambi itandukanye n'ibikomere binyuranye. Rero muri bimwe byazanye Yesu Kristo rero no gukiza imitima y'abantu, no gukura ubugingo bw'abantu mu nzu y'imbohe, no gukura ubugingo bw'abantu ikuzimu. Vuga uti Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana isumba byose, Mana wanteranyirije mu nda ya mama ukankuza je imbere y'amaso yawe, numvise ijambo ryawe. Uwiteka ndaguhamagaye ngo haye ubugingo bwanjye bwacire mwami, acira ubugingo bwanjye Uwiteka, acira umutima wanjye, acira Uwiteka imyumvire yanjye n'imitekerereze yanjye, acira amarangamutima yanjye, acira ubushake bwanjye, acira intekerezo zanjye, acira Uwiteka umutima nama wanjye. Ngwino wakire njye umwuka mu izina rya Yesu Kristo, winjire muri njye, ubugingo bwanjye bukure mu maboko y'ikuzimu, bukure mu maboko y'ikuzimu. Mu isi y'umwuka umuntu wese wafashe ubugingo bwanjye akabutanga ikuzimu atsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bwanjye ndabuhamagaye kugira ngo buvaho bwafatiwe bungarukemo mu izina rya Yesu Kristo. Namenye yuko ubugingo bwanjye bubasha kumvamo bukabasha no kunsubiramo. Ngaruye ubugingo bwanjye Yesu Kristo aho buzirikiwe hose, aho bwafatiwe hose, aho bwakorewe imihango n'imigenzo y'abadayimoni, y'ibigirwa mana, mu izina rya Yesu. Mu kutamenya kwanjye, mu kudasobanukirwa kwanjye, ibyambayeho byose bihesha abadayimoni, bihesha Satani kugira uburenganzira ku bugingo bwanjye, ibyo ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ubugingo bwanjye mbuhaye umwami Yesu Kristo, wabutanzeho ikiguzi, wabutanzeho impongano y'amaraso ye mu izina rya Yesu Kristo, akancungurira Imana Data wa twese ngo mpindurire ku mwami n'umutambyi mbashe kwimana nawe. Niyo mpamvu muri aka kanya namaganye kandi nsenye imbaraga zose, imyuka yose y'ikuzimu, y'abadayimoni, y'abarozi yagiraga access ku bugingo bwanjye, ndayitwika nyambuye ubugingo bwanjye. Ubugingo bwanjye mbweguriye umukiza wanjye Yesu Kristo wabuguze, abutanze ikiguzi cy'amaraso ye. Urakoze mwami Yesu Kristo. Na buri bibazo byose banteje mu isi y'ikuzimu nkabitezwa nyuma yuko bari bamaze gufata ubugingo bwanjye, indwara z'ikuzimu, indwara z'ikuzimu, ibyaha by'ikuzimu, intege nke z'ikuzimu, imyaka ituruka ikuzimu, imikoshi ituruka ikuzimu, kamere zituruka ikuzimu, urubuyero n'uruzariro bituruka ikuzimu, byose ndabisenya, nitandukanye nabyo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Niyeguriye umwami n'umukiza n'umucunguzi, ndabohose. Ubugingo bwanjye buhishanwe n'ubwa Kristo Yesu mu ijuru, ubugingo bwanjye bubikanywe n'ubwa Yesu Kristo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen, 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 amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Wizere urabohowe, wizere urakize. Gira amahoro ya Kristo, ubuntu bw'Imana bubane nawe.